ushobora kuba uri kwirukana umwuka wera utabizi. Igiteye ubwoba cyane nuko ibi bishobora kuba biri kuba yewe n'akano kanya uri kureba iyi video. Abakristo benshi babaho buri gihe bashakisha kwerekwa inzira, bakarira basaba amahoro kugira ngo babeho batekanye, ariko bagakomeza kwiyumvamo icyuho, bari mu rujijo kandi bumagaye mu mwuka. Kubera iki? Kuko umwuka wera mu buryo batazi yaragiye, bitari ku mpamvu z'ahubwo kubera amakosa umuntu akora yita matoya, kandi ayo makosa ari kubabaza umwuka cyane uyu munsi. Uraza kumenya imyitwarire itanu ituma umwuka wera ahunga ubuzima bwawe. Nubwo usenga, ugasoma Bibiliya ndetse ukajya mu rusengero, itegure. Iri yerekwa rishobora guhindura ibintu byose, kandi birashoboka ko ugifite igihe kugira ngo ukosore iyo myitwarire. Mbere y'uko dukomeza, ndashaka kugusaba ikintu cy'ingenzi. Niba wumva iyi video yagukoze ku mutima, kandi like aka kanya. Iki ntabwo gusa ari ikimenyetso cyo kudushyigikira, ni uburyo bwo gutuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi bakeneye kuburirwa. Niba kandi ukunda amagambo yubaka ukwizera kwawe, amagambo agaragaza ukuri guhishwe, kora subscribe kuri iyi channel. Hano tuvuga amagambo yigisha abantu ingeso n'imyitwarire bishingiye ku ijambo ry'Imana. Tuvuga kandi amagambo y'umwuka aburira abantu n'izindi nyigisho zubaka ubuzima bw'abantu zitajya zitangwa mu nsengero. Kwizera kwawe gukeneye kugaburirwa bihagije. Reka dukomezanye tugere ku musozo. Niba iyi video igukoze ku mutima, jya muri comment wandike uvuga uti mwuka wera, ntabwo nifuza kukubabaza. Iyi ntabwo ari comment gusa, ahubwo nukurira, gutangaza mu buryo bweruye ko wihannye kandi uciye bugufi. Uko murushaho kwandika aya magambo hano, ubu butumwa burarushaho gusakara nk'ikimenyetso cyo gukanguka. Wigira isoni, bijwi rihamagarira abantu gutungana, kuko nicyo twese duhamagarirwa n'umwuka w'Imana. Andika mu kwizera, ureke ijuru ribyumve. Imyitwarire ya mbere ituma umwuka wera agenda ni ukutababarira. Urasenga, wiyiriza ubusa ndetse unahimbaza Imana, ariko wuzuwemo urwango mu mutima wawe. Ibuka ko umwuka wera atajya aturaho gusharira kugwiriye. Ni umwuka w'amahoro, ubwiyunge n'urukundo. Kutababarira ni nk'urukuta rutagaragara. Ushobora kumva Imana iri hamwe nawe mu kanya gato, ariko ntabwo uzigera winjira neza mu kubaho kw'Imana mu gihe uri mu mutego w'urwangano. Yesu yarabigaragaje, nimutababarira abantu ibicumuro byabo, Data wo mu ijuru namwe ntazabababarira. Matayo 6:15. Igihe imbabazi z'Imana zifungiranye, umwuka wera nawe ntabwo abasha gukora mu buryo bwuzuye. Birashoboka ko utekereza ukavuga utari ko ndi mukuri, barambabaje, barangambaniye, bankojeje isoni. Nibyo, Yesu nawe barabimukoreye, ariko yarabababariye. We si no kubabarira gusa, ahubwo yanasabye Data kubabarira abamubambye mu gihe ibiganza bye byari birimo imisumari ku musaraba. Ese urumva uburemere bwabyo? Kubika inzika cyangwa urwangano ni nko gupfumbata umuriro mu biganza byawe. Birakubabaza kandi bikirukana umwuka. Ni amahitamo yawe kureka ibyo bikomere byawe ukagumana nabyo. Umwuka wera arumva cyane, ntabwo ahatiriza kuguma mu mutima utsimbaraye ku kubana n'uburozi bw'amarangamutima. Iyi niyo mpamvu benshi batacyumva ijwi ry'Imana. Si uko Imana yacecetse, ahubwo ni uko urusaku rw'urwangano rusubiza inyuma amajwi y'umwuka wera. Ikibi gikomeye kandi ukutababarira bifungura icyuho mu mwuka, bigaburira kwishyira hejuru no kugira ubushake bwo kwihorera, ndetse no kutameneka mu mutima ibintu byose Imana yanga. Aka kanya rero ushobora kwibuka umuntu kwanga utigeze ubabarira. Umwuka wera ashobora kuba ari kure yawe kubera ibi ngibi. Ese uriteguye guca iyo minyururu? Imyitwarire ya kabiri yirukana umwuka wera ni agasuzuguro katagaragara, katazwi n'umuntu wese, ariko Imana yirakareba. Igihe wumva ijwi ry'Imana ariko ukamera nkaho utaryumvise. Igihe umwuka wera akuyoboye ahantu runaka, warangiza ukabishyira mu bwenge bwawe, ukabiha ikindi gihe cyangwa ukabyirengagiza. Ikibazo si icyaha kiri mu gukora ibi ubwabyo, ahubwo kurwanya umwuka wera kuri muri wowe uvuga uti iki si igihe cyabyo. Mu Byakozwe n'Intumwa 7:51, Bibiliya ivuga ikintu gikomeye iti iteka murwanya umwuka wera. Uku kurwanya umwuka wera kenshi si ugusakuza cyangwa kwigomeka, ahubwo bucece, gutinza ibintu ugashyiraho urwitwazo umunsi umwe nzubaha. Uku kutubaha kwihishe buhoro buhoro birema umworera hagati yawe n'umwuka w'Imana.
wumva mu mutima wawe ko ukwiriye gusaba imbabazi ariko ntubikore, uba wumva ukeneye kuva muri ako kamenyero ariko ugakomeza. Urabizi ko Imana igukeneyeho byinshi ariko ukayiha bike. Utu dushasha ubona ari duto gahoro gahoro tubyara umuriro. Ukuri ni uko abantu benshi ntabwo bahunga umwuka wera rimwe kuri rimwe, ahubwo babikora gahoro gahoro mu myanzuro mito mito, gusuzugura utuntu bya hato na hato, ukazabimenya usanga umutima wawe waramaze kuba kahebwe, ijwi ry'Imana riri kure yawe. Abaroma 8:14 hatubwira ko abayoborwa n'umwuka bose ari bo bana b'Imana. Ariko se ni gute wayoborwa nawe mu gihe utabasha kumvira utuntu duto agutegeka? Uko kutumvira kwihishe nanone kugaragaza kudatinya. Igihe wumvise umwuka wera avugana nawe icyerekezo cyose, ukwiye kucyakira no kubaha kwinshi. Ese umwuka wera hari ikintu ari kugusaba ukakirengagiza? Birashoboka ko ari kugutegeka kureka umubano ugutandukanya n'Imana, cyangwa akaba ari kugutegeka gutangira kuba mu buzima bwo gusenga, cyangwa akaba ari kugutegeka kureka ibintu byanduza ubugingo bwawe. Waramwumvise ariko ntiwigeze wumvira. Menya ko guceceka kwawe no kutubaha bishobora kuba biri kurema guceceka k'umwuka wera. Imyitwarire ya gatatu yirukana umwuka wera ni ukwishyira hejuru mu mwuka. Bimwe mu bintu byirukana umwuka wera ni ukwishyira hejuru mu mwuka. Kwiyumva nk'aho uri mwiza cyane ku Mana, ukiyumva nk'aho utagikeneye gucurwa, udakeneye gukosorwa cyangwa se guhinduka. Aha ni igihe utangiye kugereranya kwizera kwawe n'abandi, ukizera ko uri ku rwego rwo hejuru, nyamara by'ukuri uri kugenda utakaza kumva ijwi ry'umwuka wera. Umwuka wera atura mu mitima yiyoroshya. Yesaya 66:2 haravuga ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Kwishyira hejuru mu mwuka ni nko kwigambanira. Bituma wizera ko uzi ibihagije, ukora ibihagije ku buryo wumva utagikeneye gukura, utagikeneye kumva byinshi cyangwa kwihana. Urabizi ko ibyiyumvo byo kwiyumva uti ubu butumwa bufite abandi bugenewe si ubwanjye, nabyo no kwishyira hejuru mu mwuka. Ni igihe wumva impuguro ugatangira gutekereza ku byaha by'abandi ukirengagiza ibyawe. Ni igihe wumva uri umutagatifu kurusha abandi kuko usenga cyane, wiyiriza ubusa cyane, cyangwa uhora mu rusengero, nyamara utabizi wamaze gutakaza ubushobozi bwo kumeneka mu mutima. Yesu yavuze umugani kuri ibi muri Luka 18:14. Abagabo babiri bagiye gusenga. Umufarisayo yishingikiriza ku murimo we, umukoresha w'ikora aca bugufi imbere y'Imana. Yesu yavuze ko umukoresha w'ikora ari we watashye atsindishirijwe. Kubera iki? Kuko Imana irwanya kwishyira hejuru, ariko iha imbabazi abicisha bugufi bose. Kwishyira hejuru mu mwuka bikubuza kumenya ko ugikeneye kwezwa, gukira mu mutima ndetse no gutunganywa. Bikujyana kure, bigatuma utagirana ubusabane bwuzuye n'umwuka, kuko umwuka ntakorana no kwishyira hejuru, kwizamura cyangwa kwigaragaza nk'utunganye. Umwuka wera ajya mu mutima uri mukuri. Ni kangahe wisanga uri gucira abandi imanza uvuga uti jyewe biriya sinabikora, ndatandukanye, umubano wanjye n'Imana urakomeye. Ibi bishobora kumvikana nk'ubunyangamugayo, ariko hihishemo kwishyira hejuru gukomeye, kandi ijuru rirabibona. Igikomeye cyane utazi nuko bibabaza umwuka wera. Ibuka, umuntu wese utekereza ko ahagaze neza bakwiriye kwirinda kugira ngo atagwa. Abakorino ba mbere 10:1. Umwuka wera ntakorana n'abantu bakeneye kwigaragaza, ahubwo yigaragariza abisuzuma, bakihana, bakabwira Imana bati buri munsi Data ndagukeneye. Imyitwarire ya kane yirukana umwuka wera ni ugusuzugura ubuzima bwo gusenga. Umwuka wera ariho, afite uburyo akoramo, ndetse nk'uko abantu tubana hagati yacu, nawe afite uburyo abana n'abantu nk'undi mubano uwo ari wo wose. Nawe yifuza kuganira no gusabana natwe nk'inshuti no kwiyuzuza nawe mu buryo buhoraho. Iyo uhagaritse gusenga cyangwa hakaba icyuho mu masengesho yawe gihoraho, mu buryo utazi uba uri kubaka urukuta hagati yawe nawe. Abatesalonike ba mbere 5:17 haravuga ngo musenge ubudasiba. Ntabwo ari ikibazo cy'amagambo y'umwihariko cyangwa igihe giteguwe, oya, ahubwo umutima wawe ugomba guhora iteka werekeye ku Mana, ugahorana inyota n'inzara byo kubana n'Imana. Ariko abakristo benshi bamenyereye gusenga gusa igihe
babikeneye cyangwa igihe bageze mu bibazo, igihe babona hari impamvu zihutirwa, kandi umwuka wera ntabwo abereyeho gutanga ibisubizo byihutirwa. Ni umwunganizi uhoraho, akeneye gutura, ntabwo akeneye kugusura. Oya, iyo usuzuguye amasengesho umwuka wawe acika intege, ugasigara uyobowe n'umubiri, ibigeragezo bikagwira, ugahura n'ibirangaza byinshi, gahoro gahoro ukagenda utandukana n'isoko y'ubuzima. Ni nka telefone idacometse ku muriro, ikomeza gukora mu gihe runaka ariko hanyuma ikazima. Umwuka wera arababara iyo umwirengagije mu ibanga, igihe uteganya umwanya wo gukora ibintu byose ariko ukibagirwa ko ukeneye kugira umwanya wo kubana nawe. Yesu ni umwana w'Imana, ariko mu buryo buhoraho yafataga umwanya agasenga. Mariko igice cya mbere 35, nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Niba Kristo ubwe yarashishikazwaga cyane no kugirana ubumwe n'umwuka wera, twe turi bantu ki twakumva ko twabaho tutamufite? Ikintu gikomeye cyane ni uko iyo amasengesho acitse intege, gusobanukirwa kwacu nako gucika intege. Ntucyumvira umwuka wera, wumva icyerekezo muri wowe ugatangira kugenda mu marangamutima n'ubwenge bwawe nk'umuntu. Aha niho amakosa, kuyoba no gutsitara bitangirira, kubera ko utakiyoborwa n'umwuka ahubwo uyoborwa n'umubiri wawe. Amasengesho ni nka oxygene y'ubuzima bw'umwuka. Iyo amasengesho abuze, umwuka wera aragenda, kubera ko nta mwanya agifite mu mutima wuzuwemo n'ubwoba, ubunebwe no kutitandukanya. Ubuzima bwawe bwo gusenga buhagaze bute uyu munsi? Ese uracyasunikira umutima wawe ku Mana nta buryarya, cyangwa amasengesho yawe yahindutse akamenyero, itegeko, cyangwa se ibintu ukora mu gihe ubishakiye? Birashoboka ko icyacecekesheje umwuka wera ari uko utakimuvugisha nka mbere. Imyitwarire ya gatanu yirukana umwuka wera ni uguhora wiyuzuzamo ibintu bidatunganye. Ibi niyo myitwarire irusha indi yose kuba mibi cyane, kuko biragorana kubisobanukirwa. Ubikora buri munsi kandi ukabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko umwuka wera aratunganye, ntashobora kubana n'umwana, ntashobora kuguma ahantu hahora handuzwa. Igihe cyose wishyiramo ibintu byanduye nk'umuziki, amafilime, imbuga zo kuri interineti, ibiganiro, amafoto, cyangwa imbuga nkoranyambaga zigaburira ibyaha, gahoro gahoro uri gusohora umwuka wera muri wowe. Abefeso 4:30 haratuburira, kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Kimwe mu bintu bibabaza umwuka ni ukwemerera amaso yawe, amatwi n'ubwenge guhora hafi y'ibintu Imana yanga. Mu minsi turimo, imyidagaduro yahindutse umuryango ufunguye ugana mu irimbukiro. Amafilime asebya Imana, filime zisingiza ibyaha, imiziki iteza ubusambanyi n'irari, kwishyira hejuru n'ubugome. Kandi abakristo benshi barabireba, barabyumva, muri make babyigaraguramo nk'aho ntacyo bitwaye, nyamara biragitwaye. Ibyo ureba n'ibyo wumva nibyo biremo uri we. Yesu yaravuze muri Matayo 6:22-23, itabaza ry'umubiri wawe ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo, ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo n'ubu umwijima, mbega uwo mwijima ukuntu bari mwinshi, umva neza. Ibyo winjiza muri wowe bigena icyo ugomba kuba cyo. Ushobora gusenga ugasaba umwuka wera ngo akuzure, ariko niba buri munsi wirirwa uconshomera ibintu by'isi, ni gute yaba muri wowe? Ntabwo ashobora gusangira umwanya n'imyanda y'isi. Ukwiriye guhitamo, ukaba uwe cyangwa ugaha umwanya umwanzi. Si ikibazo cyo kuba kureye, ahubwo ibi bigutandukanya nawe rwose. Abakristo bahamagarirwa kuba bera nk'uko Imana ari iyera. Petero 1:16, kuko byanditswe ngo muzaba bera kuko ndi uwera. Ibi biradusaba kwitwararika cyane ku bintu twinjiza mu bwonko bwacu, kuko buri gice cy'ibintu twinjiza ni urubuto, kandi ibyo ubiba birakura. Aka kanya rero subiza amaso inyuma urebe ku byo umaze igihe uha ubwonko bwawe, ibyo wereka amaso yawe cyane, ibyo wumva. Umwuka wera ashobora kuba ari kwigendera kuko wemereye ibintu byanduye gufata umwanya wahoze ari uwe. Niba wabanye natwe kugera hano, uko muri wowe umutima wawe urabizi neza ko ukeneye guhinduka. Ntabwo bibaye kubw'impanuka. Umwuka wera ari kuguhamagara, ntabwo agenda kuko abishaka, ahubwo igihe hari ibimubyiga, igihe hatakira umwanya, igihe umutima wawe wuzuyemo ibindi bintu,
ariko uyu munsi arashaka kugaruka, arashaka kongera gucana umuriro wari warazimye, kugarura kubaha n'ubushuti, ariko umwanzuro ni uwawe. Niba hari imyitwarire twavuze ukaba uyibonamo ntubyirengagize, kuko buri mwanzuro mutoya ufata ubasha kurema icyerekezo cyawe cy'iteka ryose. Ntabwo bikwiriye kuvuga ko ukunda Imana nyamara uri gukuza imyitwarire icecekesha ijwi ryayo. Igihe ni kigufi, isi iraruhije, keretse gusa abafite umwuka wera nibo babasha guhagarara bashikamye kugeza ku iherezo. Niba iyi video yagukoze ku mutima, andika muri comment n'imbaraga zawe zose uti mwuka wera, ntabwo nshaka kubaho udahari. Bitangariza isi n'ijuru babyumve, nabyo bimenye ko uri uw'Imana. Reka ijuru rimenye ko hakiri imitima itwikwa n'umuriro wo gushaka kwera no gutungana. Niba ubu butumwa ubona bufite imbaraga, kanda like, ukore subscribe kuri iyi channel. Ibi nubikora si ukudushyigikira gusa, ahubwo uri no gufasha aya magambo guhindura ubuzima bw'abantu benshi, kandi birashoboka ko hari umuntu wenda agakuzimira ageze ku iherezo ushobora gufashwa n'ubu butumwa. Ndagutumira kureba video ikurikira ureba kuri screen, iragufasha gusobanukirwa kurushaho uburyo ukwiriye gukoresha neza igihe ufite kugira ngo ubeho byuzuye kandi wubahisha Imana.